Muraho neza nshuti zanjye n'ikaze kandi karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Nk'uko mubizi iyi ni YouTube channel yashyiriweho kugira ngo ijye bafasha gusobanukirwa n'indwara zitandukanye ndetse n'ibibazo bitandukanye tuba dufite, yaba ku bana, ku bantu bakuru ndetse no ku bagore batwite. Umunsi rero tugiye kuganira ku kibazo gikomeye cyane ababyeyi benshi bagira, aho umwana yanga kurya. By'umwihariko tugiye kurebera hamwe nyine nimba umwana wawe yanga kurya ni biki wakora ukaba wamufasha kuba yagarura appetite. Tuzi ko ababyeyi benshi ibintu birabahangayikisha, ko umubyeyi yateguye ibyo umwana arya ariko umwana bikarangira atabiriye rwose, abyanze. Birababaza cyane, birumvikana ndetse bigatera no guhangayika ku mubyeyi. Rero hari ababyeyi bavuga ngo umwana wanjye ntiyarya, nta kintu na kimwe afata, nta peta agira. Biratangaje cyane kubona nyine umwana atarya, niyo umushyize imbere ibyo arya ahita yihindukira cyangwa se akareba ku ruhande, cyangwa se wanabishyira no mu kanwa ku ngufu akamukorwa gutyo. Ariko se koko ni iki gituma umwana yanga kurya? Ni indwara se? Ni imyitwarire se? Cyangwa ni ibyo umubyeyi akora nabi cyangwa se kwitwara nabi k'umubyeyi? Birumvikana wenda amuhatira kurya cyane n'ibindi n'ibindi. Tugiye kubivumbura byose muri iyi video, kandi turagezaho ko wakongera apeti y'umwana wawe ukoresheje uburyo bwizewe butarimo imiti idafitiwe gihamya. Karibu dusobanukirwe. Mbibutsa ko muri kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Nkomeza kwakangura ukanda subscription kuri YouTube channel yacu nimba mutarabikora, ariko akaba ari umwanya mwiza wo gusangiza abandi ababyeyi video, kuko nzi ko kino ni ikibazo ababyeyi benshi bahura nacyo. Impamvu rero umwana wawe yanga kurya ni iyi. Icya mbere ni indwara zoroheje zishobora gutuma umwana atarya. Izo ndwara se murazizi babyeyi? Nko kuba umwana afite ubutare bukeya cyangwa se iron deficiency anemia, bivuga ngo afite ubutare bukeya cyangwa se feri nkeya mu maraso, bituma rero umwana atagira apeti. Ikindi ni inzoka zo mu nda nka intestinal worms, kubera ko zikuraho ubushake bwo kurya, nka za sikarisi n'izindi. Umwana urwaye ibicurane, ibisebe mu kanwa, nawe ashobora kwanga kurya, cyangwa se arimo agitangira kumera amenyo ashobora kwanga kurya. Ibyo byose rero byangiza uburyohe bwo mu kanwa, cyangwa se akarangamirwa igihe yagize ikintu kijya mu kanwa, bityo agahita yanga kurya. Icya kabiri ni ibibazo by'imyitwarire n'imyigire. Abana bamwe baramenyera kurya ibintu bimwe gusa, selective eating. Hari ababyeyi barya nabi imbere y'abana, cyangwa se bakabahatira kurya bikabatera kurakarira ibiryo. Buriya ntuzarwane n'umwana wawe umuhatira kurya, kuko azajya abirakarira abyange burundu. Umwana aramutse yicaye imbere y'ikarita cyangwa se ari imbere ya televiziyo cyangwa telefone, nabwo hari igihe bimurangaza ntarya. Ntabwo umubiri we wumva ibyo arimo kurya. Icya gatatu ni ukugaburira umwana nabi. Hari ugutanga ibiryo byinshi icyarimwe, kurya ku gihe kitari cyiza, cyangwa se gukoresha amaji cyane bigatuma atarya ibiryo nyabyo. Kureka umwana agasimbuka repa cyangwa se akirenza nabyo si byiza. Vuba nimba agomba kumuha ibiryo saa sita ugasanga ntubimuhaye kuri icyo gihe, nabyo biramubangamiye. Ikindi ni ibibazo by'imitekerereze cyangwa se imitego y'ababyeyi, nko gutera ubwoba, kurakara cyangwa se guhatira umwana kurya, bituma umwana ahora afite stress mu gihe cyo kurya. Rero wowe mubyeyi ntukajye uhatira umwana wawe kurya ngo murwane cyane umurakara, bwo kurya k'umwana be friendly, mukine, umusekere, umuririmbire, gutyo bizabona ko azabona ko kurya ari ibintu byiza byo kwishimira, atari fight muba mu Rwanda. Dore rero uburyo bwo kongera apeti ku mwana. Tangira utuje kandi utabahatira kurya cyane. Umwana wumva umubyeyi afite amahoro, nawe aratuza akarya neza. Tangira umuganirize, umuhe amahitamo. Ati se mwana wanjye ushaka kurya imboga cyangwa umuceri? Ibi bituma yumva afite ijambo. Icya kabiri, gaburira ku gihe. Shyiraho amasaha meza yo kurya. Hari nimba ari breakfast, nimba ari lunch, nimba ari dinner, kandi hagati aho ushobora kumuha snacks zitandukanye nto. Umubiri w'umwana wamenyera igihe cyo kurya. Icya gatatu, shyiramo ibiryo by'ikirungo gito cyongera ubushake bwo kurya. Ibiribwa bifite urubuto rw'amavuta nk'igitunguru, cyangwa se ibintu bituma umubiri utangira kurekura digestive enzyme, byongera apeti ku mwana. Icya kane ni ugukoresha ibiryo bitarimo isukari nyinshi. Isukari nyinshi mu maji cyangwa se mu mabiswi bituma atarya ibiryo bifite intungamubiri. Ikindi ni ugutoza umwana gufata ifunguro hamwe n'umuryango. Iyo abona abandi barya, nawe arakunda kurya, akabona ko ari ibintu by'ingenzi cyane. Ikindi, gushimisha umwana mu gihe cyo kurya. Shyiramo utubazo, umuseke, cyangwa se umuririmbira akaririmbo gatuje, ibintu nk'ibyo byose. Icya kane ni ukugaburira umwana muri gihe ifite amabara atandukanye. Abana bakunda kureba amabara. Shyiramo za karoti, epinari, za avoka, mbese ibintu bifite amabara atandukanye. Ikindi ni ukurinda umwana
kuba yababara cyangwa se iyo ari kuribwa arwaye afite stress cyangwa se yahinduye aho atuye apeti iragabanyuka. Mwihanganire mwihuze, nimba hari habayeho ibibazo, nimba arwaye ntabwo azarya nk'uko yaryaga mbere atararwaye, ibyo dukwiye kubimenya. Dore ibiribwa bishobora kongera apeti ku mwana nabyo tuba dukwiye kumenya. Hari avoka ifite fats nziza zifasha ubwonko n'umubiri gukura. Ikindi hari imboga z'icyatsi, pinari, dodo zifite ubutare n'imbuto zongera apeti. Ikindi hari imbuto nka orange, papayi, banana, bino bifasha mu gukora digestive enzyme. Ikindi ni amavuta y'inka cyangwa se olive oil atuma umubiri ukenera kurya. Ikindi ni nk'amasaka, umuceri, ibishyimbo bitanga energy vuba cyangwa se imbaraga, nimba ko nabivuga. Urumva ko ibyo byose rero birafasha wowe mubyeyi urimo kugaburira umwana wawe. Igihe cyo kujyana umwana kwa muganga, jyana umwana kwa muganga niba ari kubura ibiro uko iminsi igenda ishira, ananirwa cyane, arira cyane, cyangwa se agira isereri, yanze kurya igihe kirenze icyumweru, afite isesemi cyangwa se kuruka bikabije, afite amaraso make cyangwa se afite amadiyare n'ibindi, muganga azamukora ibizamini bitandukanye arebe. Reka rero nsoze uvuga ngo ndagira ngo nsoze mbibutsa ko umwana utarya neza ntabwo aba ari byanze bikoze ko yabyanze, ariko igihe bigiye kubangamira imikurire ye ugomba gushaka ubufasha bw'umuganga. Mu rugo rero tangirana urukundo, subiza umwana icyizere, ugaburire neza kandi wirinde kumuhatira kurya murwana. Murakoze rero cyane kuba mwarebye ino video, nziza ko yabafashije. Mukomeze gukanda subscription kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nshuti zanjye, nikaze kandi karibu kuri YouTube.